Inshuti zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro ya Kristo nabane namwe. Ndabasuhuje, Kristo nabagirire neza, buri muntu wese mwifurije guhura n'ubuntu bw'Imana. Ni Pastor Ntwarane Anastase, tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndabasuhuza bari hano muri Nyakarambi, mu Rwanda, i Kigali. Ndasuhuza abari Bujumbura. Imana ibahe umugisha mwese inshuti zanjye, abashumba, abavuga butumwa, abadiyakoni batandukanye badukurikirana bari Bujumbura. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana umwanya utari munini. Gusa sinabura no gusuhuza abantu batwumvira i Burayi, abatwumvira muri Australia, abatwumvira muri Amerika, abadukurikirana, abamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Face TV. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, abakora share, abatanga comment, mwese mbasabiye umugisha w'Imana. Imana ibagire neza. Reka dusenge Imana. Imana ndagushimiye cyane, gushimiye kuri uyu mwana wawe utoranije kumva aya magambo. Musabiye umugisha wawe, reka ukuboko kwawe, ikiganza cyawe, imbaraga zawe zimuzeho cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndetse n'ukurikiye inyigisho arwaye, mwatuyeho gukira, mwatuyeho kubohoka, mwatuyeho ubuzima, akira ubuzima, akira gukira, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Vuga ngo amen. Kandi wizere ko ukize, wizere ko ubohotse mu izina rya Yesu. Amen. Rero tugiye gukomeza kwiga amagambo y'Imana. Nk'uko tubivuga kenshi, iyi channel yacu ibereyeho gusubizamo abantu imbaraga, gusubizamo abizera imbaraga, no kubereka ko hari ubutsinzi mu kwizera kwabo, hari ubutsinzi mu byo bahisemo, hari ubutsinzi mu bwami bw'Imana. Iyi channel yacu ibereyeho gutuma abana b'Imana dufunguka amaso, tukamenya ibyo twiringizwa n'Umwami Imana, tukamenya ubutunzi butagira akageyo twahawe na Kristo, twahawe ubwami bwa Kristo, ubwami bw'Imana. Rero abana b'Imana bagomba kubaho mu butsinzi, bagomba kubaho mu butsinzi, kuko turi abana b'Imana. Tugomba kubaho nk'abana b'Imana, tugomba kugendera mu butware, muri autorite y'abana b'Imana. Tubereho rero gutuma abana b'Imana basubizwamo imbaraga, abakorera Imana basubizwamo imbaraga, bamenya uburenganzira bwabo, bamenya ibyabo, imigisha yabo, amasezerano yabo, kandi bakayagenderamo. Rero nukomeza kudukurikirana, nzi neza ko kwizera kwawe kuzazamuka, kuko twifuza ngo abana b'Imana kwizera kwabo kuzamuka, kuko ibyo byose tuvuga, ubwo butsinzi, iyo migisha, izo mbaraga, uwo mugisha abana b'Imana bagomba kubamo, bagomba kugenderamo, tubigezwaho no kwizera. Urufunguzo no kwizera, urufunguzo no kwizera. Rero izi nyigisho zacu zibereyeho kuzamura kwizera, zibereyeho kuzamura kwizera kwawe, kuzamura kwizera kw'abana b'Imana. Ubushize twigishaga ku nyigisho ivuga gufata ibyo mu isi itaboneka tukabizana mu isi iboneka. Kubona ibyo mu isi itaboneka ukabibona, ukabyumva, ukabifata, ukabikorakora, ukabyakira, ukumva urabifashe, ukabizana mu isi igaragara. Mu isi iboneka bikaboneka, ukabibona. Niba ari ubwo bwenge ukabubona mu isi itaboneka, ariko mu isi iboneka bukagaragara. Niba ari ubwo butunzi ukabubona mu isi itaboneka, ukabufata, mu isi iboneka bukagaragara. Rero nuko dukwiriye kubaho nk'abana b'Imana. Ntabwo tugomba kubibona mu isi itaboneka ngo birangirire aho ngaho, bigomba no kuza mu isi igaragara. Reka rero dukomeze iyo nyigisho, aho tugiye kureba ikidufasha gutuma tubona ibyo mu isi itaboneka. Dufashwa n'iki? Mu rwandiko rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 9, turamanuka tugere nko kuri 12, haravuga ngo ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho bitigeze kureba, n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Umva umurongo wa 10. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo,
kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Rero uyu ni Paul abwira abakorinto ngo hari iby'ijisho ritigeze kubona, hari ibyo ugutwi kutigeze kumva, hari ibitigeze bijya mu mutima w'umuntu, hari ibyo mutigeze mubona mu isi iboneka, hari ibyo mutigeze mwumva mu isi iboneka, hari ibitigeze bijya mu mutima, mu mitekerereze mu isi iboneka. Ati ibyo vuga ngo ibyo ngo Imana yabiteguriye abayikunda, ibyo ngo Imana yabiteguriye abizera, ibyo ngo Imana yabiteguriye abana bayo. Vuga ngo nanjye ndimo, nawe uje wishyira muri ibyo. Birahari ibyo utigeze umenya, ibyo utigeze ubona, ibyo utigeze utekereza, ibyo utumvaga ko byashoboka, Imana yabiteguriye abizera. Ariko mu isi itaboneka turabibona. Dawudi ari mu buvumo, Dawudi arwana n'intara n'umushumba, ntabwo mu matwi ye, ntabwo mu bitekerezo bye higeze hajyamo ko azaba umwami, higeze hajyamo ko azicara ibwami, higeze hajyamo ko azaba umuyobozi w'ishyanga rikomeye nka Isirayeli. Ariko ibyo byari mu isi itaboneka, ibyo byari mu isi itagaragara. Ariko ibyo Imana yabiteguriye abayikunda. Igihe cyaje kugera rero, Dawudi nawe atangira kubishurirwa. Niyo mpamvu ku murongo wa 10 havuga ngo ariko Imana yabiduhishurishije, ariko Imana ibiduhishurisha, iduha mikorosikope, iduha icyo kubireba, tukabikurura, tukabireba, tukabizana hafi yacu, bikatwegera turi mu isi itaboneka, tukabibona, tukabyizera, tukumva ko ari ibyacu. Ngo yabiduhishurishije umwuka wayo. Umwuka w'Imana rero, umwuka wera, n'utuma tubona ibyo mu isi itaboneka, iby'Imana bitegura guha abizera batarabona mu isi iboneka, batarumva mu isi iboneka, ibyo batarigera batekereza. Ibyo Imana ibihishurisha mu mwuka. Kuba udafite umwuka biragatsindwa. Akira umwuka w'Imana, nawe aguhishurire ngo yabiduhishurishije, nawe abihishure, ubimenye mu isi itaboneka, ubyizere, ubyakire. Mu gihe gikwiriye kizagera no mu isi igaragara bibe ibyawe, ubyakire. Umurongo wa 12 niwo dusorezaho, uravuga ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu. Umva ko kandi ngo ntabwo twahawe umwuka w'isi iboneka, twahawe umwuka wo mu isi itaboneka, ngo kugira ngo tumenye ibyo. Ibikize ibyo hari abavuze hejuru, iby'ijisho ritigeze kubona, iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze bijya mu mutima w'umuntu, iby'Imana itugambiriyeho. Ibyo ngo kugira ngo tubimenye, tushobora kuzabimenya ukoresheje ubwenge bwa kamere, ukoresheje umwuka w'isi. Tushobora kubibona, tushobora kubimenya, tushobora no kubyizera. Rero Imana iguha imbaraga, ugira umwuka wera utari umwuka w'isi, kugira ngo umenye ibyo yadusezeranije, ibyo tuzakirira kuri isi iboneka n'ibyo tutazakirira kuri iyi si iboneka. Imana ibaha umugisha kandi ibaha umwuka wayo, umwuka wayo abazeho cyane, mushobore kubona ibyo mu isi batabona, mwumve ibyo mu isi batumva, mutekereze ibyo mu isi badatekereza. Ariko ibyo bizashoboka, Imana izabiduhishurira ikoresheje umwuka wayo. Imana ibaha umugisha. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije gukomeza guhishurirwa ibyo byo mu isi itaboneka
ndetse no kubyizera no kubibona, kandi abamaze kubibona, abamaze kubishurirwa, ndabasengera mu izina rya Yesu, Imana izabahe kubyakira, Imana izabahe kubibona no mu isi iboneka, n'abantu bazabibone ko mubigenderamo mu izina rya Yesu. Amen.